XY Menya Marketplace ni igice cy'ingenzi kigize urubuga XY Menya. Kuri iyi paje niho uba ushobora kugurishiriza konti yawe ya social media account, urugero nka YouTube channel cyangwa n'izindi. Nanone niho uba ushobora kunyura nawe uyigurisha. Muri iyi video tugiye kureba uburyo bwo gukoresha XY Menya Marketplace. Turi burebe icya mbere uko wagera kuri no page, hanyuma icya kabiri nuko wagura account wahisemo, hanyuma icya gatatu turi burebe nuko nawe wagurishirizaho account. Mu gusoza ku cya kane turareba uko amategeko n'amabwiriza bikurikizwa kuri runo rubuga. Reka dutangire tureba uko ugera kuri uru rubuga. Ukigera ku rubuga XY Menya urasanga bimeze uku nguku. Ushobora kunyura muri link twatanze muri comment, muri description, cyangwa ukanyura ku ishakiro rya Google ukandikamo ngo XY Menya. Barate bakwereka link y'uru rubuga rwitwa XY Menya online. Hanyuma kugira ngo ugere kuri marketplace uraza hano hejuru hagana ibumoso hari uturongo dutatu dutambitse, n'udukandaho haraza ibi bintu uri kureba hano. Izi ni amapage atandukanye, hanyuma uhituza hano hakane handitseho ngo marketplace. Nanone hari ubundi buryo bwo kugera kuri marketplace, aho uza ugakanda hano munsi handitse ngo start selling, cyangwa se ugakomeza ukamanuka ukajya hano hasi hagana iburyo ku kamenyetso k'amafaranga, akamenyetso k'idolari. Muri aha hose uko ari hatatu twavuze, reka dukoreshe hamwe hambere ho kuza tugakanda kuri buno burongo butatu butambitse, twarangiza tukaza hano handitse ngo marketplace. Nyuma yo kugera hano kuri marketplace urabona ama YouTube channel atandukanye, urugero iyi ni YouTube channel ya gatandatu, hano hari YouTube channel ya gatanu uri kuyibona, hanyuma hari na YouTube channel ya gatatu zigiye zihari, na ama YouTube channel menshi rwose. Hanyuma ikindi twavuga kuri izi YouTube channel nuko hano munsi y'izina ry'umubare w'iyo YouTube channel hari amagambo ahari, aya nagaragaza ibyerekeye YouTube channel. Hanyuma munsi bakwereka ko iri monetize, kandi hafi ya zose ziba ziri monetize. Nyuma yo kumenya uburyo ugera kuri iyi marketplace, tugiye kureba noneho ni gute ugura YouTube channel wahisemo. Tuvuga ko uje ugahitamwo iyi YouTube channel uri kureba hano, uraza munsi ko yaha hari igiciro cyayo. Urabona ko bari kutwereka ko iyi igura amafaranga 300,000, ni ukuvuga amadolari agera kuri 250. Uraza ukande hano handitse ngo order now. Ukimara gukanda kuri order now barakujyana kuri page imeze uko. Dore ibihanditse, haranditse ngo uhawe ikaze kuri XY Menya Marketplace. Kugura bikorwa hakurikije amasezerano kandi bikorwa mu buryo bwizewe, ntugire impungenge. Mu yandi magambo, iyi page ni ikubwira ko kugira ngo ugure account kuri no platform ukurikiza amasezerano ahanditse, hari amafomu usinya. Ibyo nibyo tugiye kureba. Urahita uza ukanda hano handitse ngo next. Hano ugeze kuri iyo form handitseho ibintu byinshi, ariko muri make ibihari ni amabwiriza ajyanye n'uko ihererekanya rikorwa. Icya mbere ni uko hari uri bwuzuze iyi form n'umuguzi arayuzuza, yaba umuguzi cyangwa n'ugurisha mwese murayuzuza. Hanyuma rero ikindi kintu gikurikiraho ni uburyo guhererekanya bikorwa cyitwa transaction process, aho uduhereza aho umuguzi
atanga amafaranga n'umucuruzi agatanga akawunti, byose akabihereza XY Menya Platform, hanyuma bo bakagenda bashyikiriza buri wese ibyiwe, ariko bigakorwa muri ako kanya, muri icyo gihe mugiye gutangira izo transaction. Nibyo aya mabwiriza avuga. Rero ushobora kuyasoma mu gihe ufite akanya gahagije, ariko utagafite, icyo ugomba kuzirikana ni uko ibyo nkubwiye ni incamake y'ibiri muri iyo fomu. Hanyuma ufite ikibazo uba ushobora kutwandikira kuri izi nimero twatanze ahagana hasi. Nanone hariho email watwandikiraho, ariko kugira ngo ubashe gukomeza uba ugomba kuza ugashyiraho izina ryawe, ugashyiraho niba uri umuguzi cyangwa uri umucuruzi. Ubwo wowe uri umuguzi, wowe waba ugiye gusinya, hanyuma hano handitse ngo digital signature, naho ushyiraho sinye yawe n'intoki yuko wemeye amategeko n'amabwiriza. Ubwo ushyiramo agatoki bisanzwe, hanyuma ugasinya. Iyo ubonye wibeshye ukanda hano munsi ukabisiba, ukongera ugasinya. Wamara gusinya ugahita uza hano munsi handitse ko wemeye amategeko n'amabwiriza ukahavivura, warangiza ugakanda hano handitse ngo submit, confirm and submit agreement. Ubwo biba byamaze koherezwa, wowe urategereza amasegonda make kugira ngo babigenzure, hanyuma ujye kuri page ikurikiyeho. Uzirikane ko ibi uri kubikora nk'umuguzi, nk'umuntu ugiye kugura iriya YouTube channel wahisemo. Bari kukubwira ko agreement zabaye submitted, urategereza amasegonda make ujye kuri page y'igenzura, ari naho uri bukurire. Bikimara kurangira urahita uza kuri page imeze uku nguku, yitwa purchase or sales confirmation. Hano hari full name, uraza ushyiremo amazina yawe, nimero za telefone uzishyiremo, nimero ukoresha kuri WhatsApp uyishyiremo, email yawe urayishyiramo. Hanyuma iki ni nacyo cy'ingenzi, nyuma y'uko wahisemo YouTube channel ugiye kugura, ukanasoma ariya mategeko n'amabwiriza ndetse ugasinya ukanayemeza. Ese aka kanya uri ready mu kugura? Yego. Are you like to buy or sell? Cyangwa wari urimo wisomera amategeko n'amabwiriza, cyangwa nturi ready? Yego. Ubwo niba uri ready urahita ukanda hano handitse ngo buy or sell now. Aha hambere niho uri businye, ariko niba utagiye kugura aka kanya urakanda hano handitse ngo not ready. Ariko twe reka tuvuge ko tugiye kugura, urakanda hano buy and sell now, we uza hano handitse continue. Urabona ko bahise bakubwira ko registration yabaye successful, bisobanuye ko agreement zemejwe. Ubwo rero mu gihe kitarambiranye tuhita tuguhamagara tukakubwira ko twakiriye ubusabe bwawe, hanyuma tugahita tuguha iyo account tukayaka nyirayo, hanyuma tukayiguhereza. Ibi twarimo tureba ni uburyo bwo kugera kuri account n'uburyo bwo kugura account wahisemo. Nk'uko nari mbikubwiye, uyihabwa kuri WhatsApp iyo wamaze kugera kuri iyi stage. Hanyuma tugiye kureba wowe ushaka kugurisha account, ni izihe nzira unyuramo kugira ngo uyigurishe. Biroroshye cyane. Uraza n'ubundi ukajya kuri marketplace. Wamara kugera kuri marketplace, hano hejuru habanza handitse ngo upload your account, niho unyura ugiye ku uploadingaho account yawe. Ukimara kuhakanda ugera kuri page imeze uko. Hano hejuru habanza handitseho ngo select category, ugahitamo ko ari online project. Ubizirikane, niba ugiye kugurisha YouTube channel urahitamo hano handitse ngo online project. Service urahitamo ko ari YouTube channel, hanyuma description ushyireho izina ry'iyo YouTube channel, wenda yitwa
Dieudonné TV. Dieudonné TV, reka mbare ko ari channel yanjye ngiye kugurisha. Hano Kares urabyihorera bigume mu mafaranga y'u Rwanda, price wenda reka mvuge ko ari channel ngiye kugurisha 100,000. Nk'uko babigaragaje bari kukwereka ko platform fee ni amafaranga 20%, ubwo tugukata 20. Aya ni ay'uko tugufasha kugushakira umukiriya ndetse n'izindi serivisi nk'umutekano wabyo n'ibindi. Niyo mpamvu hazaho iyi fee ya 20% ukatwa. Hanyuma hano ushyiraho link y'iyo YouTube channel yawe. Hanyuma muri description nashyizeho izina, channel name niyi, ariko byaba byiza ushyizeho n'umubare wa subscribers ifite, wenda ukashyiraho n'urugero tuvuge ko ari ifite aba subscribers 20,000. Ifite subscribe 20,000. Aha ibi ubishyira muri description n'ibindi byose wifuza. Hanyuma hano munsi urashyiraho izina ryawe, munsi ushyiremo email, hasi ushyireho nimero za telefone, hanyuma munsi ushyiremo aho uherereye, wenda reka dushyiremo gutya uhita uvivura kano kuko wemeye amategeko n'amabwiriza. Hano munsi hahise hazaho summary y'ibyo ukoze. Category ni online project, ikaba ari YouTube channel. Iyo project yawe ugiye kugurisha amafaranga ni 100,000, ariko tukagukata 20%, platform fee ni 20. Ubwo rero urumva ko uyafata havuyeho 20%. Ubwo rero uhita uza ugakanda ngo send and download invoice. Nk'uko bireba ubusabe bwawe cyangwa se kwa uploading aho account yawe byamaze gukorwa neza. Iyo tumaze kubigenzura tuhita tuyishyira ku rubuga, ubwo tuhita tukwandikira kuri WhatsApp, tuhita tubibona, hanyuma tukakubwira ko byose byagenze neza cyane. Hano baduhaye aka invoice uba ushobora kukarebaho kagaragaza iyo account yawe wa-uploadinze ku rubuga. Dore ngiyi invoice yawe isitwereka ko ya YouTube channel yacu imeze uko tugiye kugurisha. Urabona ko bahise baduha invoice nziza cyane ibigaragaza. Noneho ubu tugiye kureba amategeko n'amabwiriza agenga abakoresha uru rubuga rwitwa XY Menya Marketplace. Aya mategeko n'amabwiriza akubiye mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni amategeko n'amabwiriza areba ugurisha, naho icyiciro cya kabiri ni amategeko n'amabwiriza areba ugura. Reka duhere kuri ayo areba ugurisha. Irya mbere, igiciro ucuruza yashyizeho niyo umuguzi aba agomba kwishyura. Hanyuma irya kabiri ni uko ugurisha, ni ukuvuga umucuruzi, yakira amafaranga yashyize ku rubuga hamaze kuvanwaho 20% agenewe umuhuza, ni ukuvuga XY Menya platform. Reka dutange urugero kugira ngo iri ryumvikane. Niba washyizeho ko YouTube channel yawe izagurishwa amafaranga 100,000, ubwo havaho 10%, ubwo havaho 20% nk'uko amasezerano abigaragaza. Ubwo havuyeho 20%, wowe ufata 80. Ubwo rero aya mafaranga 20% uyafata havuyeho ayo ngayo urubuga rugucaginga. Hanyuma ibwiriza rya gatatu nuko ugurisha, ni ukuvuga umucuruzi nyiri YouTube channel, aha XY Menya account ye ari uko twamubwiye ko umukiriya yiteguye kugura ako kanya. Mu gihe umukiriya ari ready yiteguye guhita yishyura, nibwo uduhereza account yawe. Tuyimuhereza yamaze kutwishyura, ntabwo tuyimuhereza gutegereze amafaranga.
wowe urayiduhereza mu gihe twakubwiye ko ari ready mu guhita yishyura. Irya kane ari naryo rya nyuma ni uko ugurisha, ni ukuvuga uwo mucuruzi, aba agomba kuzuza amafomu yose asabwa kugira ngo amasezerano abashe kubahirizwa neza, yitwa seller form. Ubwo ayuzuza mu gihe yamaze kwakira amafaranga, andi yo ayuzuza mbere y'uko yakira amafaranga. Byose biba biri ku rubuga. Ni ibyo ugurisha aba agomba kuzirikana, hanyuma ugura nawe aba agomba kuzirikana ibi. Icya mbere ni uko nta mafaranga yandi yakwa arenga ku yo aba yasanze ku rubuga. Icya kabiri, aba agomba kwitegereza screenshot yose yahawe mbere y'uko afata icyemezo cyo kugura. Hanyuma itegeko n'ibwiriza rya gatatu ni uko umuguzi yishyura amafaranga asabwa, ariko akayishyura ari uko abahagarariye XY Menya bamubwiye yuko account iri mu biganza byabo. Ni ukuvuga twebwe kugira ngo utwishyura amafaranga ni igihe umuguzi aba twamaze kumuvugisha, yaduhaye account ndetse na password, email na password, hanyuma tugiye kubiguhereza. Mbere yuko tubiguhereza urabanza ukishyura amafaranga usabwa kwishyura, hanyuma tukabiguhereza. Hanyuma icya kane ari nacyo cya nyuma ni uko ukimara kwakira account yawe uba ugomba kuyigenzura neza witonze, hanyuma ukuzuza fomu zikureba, ni ukuvuga fomu z'umuguzi. Byose birihuta kandi birizewe. Ushaka kutuvugisha watwandikira kuri WhatsApp 079 29 25 725.